qu'est-ce qui est rossé? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel n'aurait de la terre, viendra dans un temps et de la manière. Yes, reka masuze cyane mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane nizera ko aho muri yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga mumeze neza cyane. Ni Target TV ngewe nitwa Masunzu. Uyu munsi none hari undi muntu turi kumwe ni umusaza ufite imyaka ibarirwa muri 85 cyangwa se irenga. Hanyuma akaba afite gahunda amaranye imyaka irenga 40 n'ingahe, akaba afite ubutumwa bw'umwihariko ashaka kuzashyira Papa Francis cyangwa se umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ese azageraho gute? Ese iyo gahunda amaranye imyaka irenga 40 n'ingahe? Ni gahunda imeze gute? Nuboye butumwa byose arabitubwira, turi kumwe nawe uyu munsi. Yes, nari maze kubibabwira uwo musaza turi kumwe, reka tumwakire atangire atuganiriza. Muze Yeza kuzwe Iteka ryose. murakomeye. Turakomeye. Ndabashimiye cyane kuko munyakiriye mukaba mwemeye nyine kwakira ubutumwa nshinzwe kwamamaza hose, ubutumwa bwa Bikira Mariya n'abapersona batatu b'ubutatu butagatifu bugendana n'ihindukira rya Bikira Mariya n'abapersona batatu b'ubutatu butagatifu ubwa kabiri hano munsi. Nyamara mbere yo kugira ngo mbabwire ubwo butumwa, ngiye kubanza nsubire mu masezerano atunganye kuri Mariya umwamikazi w'imitima, nk'uko ndi umuja wa Mariya. Ndi uwawe bese mubyeyi wanjye nkunda, kandi ibyo mfite byose ndabigutuye wowe Yezu wanjye nkunda, biguhesheje ibiganza bya Bikira Mariya umubyeyi wawe mutagatifu rwose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hanyuma muze wenda reka tubanze tubareke mwibwira abantu, witwa nde, ufite imyaka ingahe, uvuka he? Murakoze. Ngiye kubanza nyine mbabwira ibyerekeye umwirondoro wanjye, Waba uri no kurebamo na hariya muri kamera. ku byerekeye amavuko. Nitwa Agustin Munyakazi. Rimwe na rimwe bajya bongeraho izina rya Mariya kubera kuko ndi umuja wa Mariya. Navukiye mu mudugudu wa Nyakabuye, akagari ka Mpanga, umurenge wa Mukingo, intara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, Repubulika y'u Rwanda. Ku byerekeye iyobokamana, ndi umukristo gatolika wo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma, iyobowe na nyir'ubutungane Papa Francis wa mbere. Ku byerekeye iyoboka Bikira Mariya ni naryo tuza kwibandaho cyane, ibyo bita mu Gifaransa Mariologie. Ndi umunyamasezerano, umuyoboke n'umwamamazabutumwa wo mu bumwe bwa Mariya wa Montfort. Mu Gifaransa bakabyita Union Mariale Montfortaine, cyangwa mubaja b'ubushake, cyangwa mubaja ba Mariya, wo mubaja ba Mariya, cyangwa wo mubaja ba Yezu na Mariya, cyangwa wo mubaja ba Yezu muri Mariya. Bahimbwe na Mutagatifu Ludovico Maria Grigny w'i Montfort. Ku byerekeye ihindukira rya Bikira Mariya n'abapersona batatu b'ubutatu butagatifu, ari nabyo tugiye kwibandaho, nabwo butumwa nshinzwe kwamamaza hose. Ni perezida fondateri w'urubuga rw'iyamamazabutumwa, ibikorwa n'imihango, ishingwa ry'ingoma, ugutaha no gutura mu nda ya Bikira Mariya kw'abantu bose ubuziraherezo. Ubu ni wo mwirondoro wanjye nashobora kubabwira muri kino gihe. Muze wavutse ryari, ufite imyaka ingahe? Navutse kuri bafishi y'abatisimu, navutse muri 1931. Ntabwo nyine ifishi y'abatisimu ivuga itariki navutseho, ariko muri leta bavuga ko navutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mu 1932. Ariko igihe tandukanizo nyine naryo rifite impamvu, wenda turi buze kurigarukaho cyangwa se tuzarikarikaho ubundi. Ubu ufite imyaka igera nko kuri 87 hafi aho. 87 niyo mfite. Muze duhura watubwiye ko ufite ubutumwa bw'umwihariko, ufite ikintu ushaka wenda kuzagenera cyangwa se kuzashyira Papa umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, mukicarana nk'uko twicaranye ukamugezaho ubwo butumwa. Turaza kubigarukaho, reka noneho tugaruke mu buzima busanzwe. Ufite umugore n'abana, bimeze gute? Nta mugore n'abana mfite. Ndi umuntu uri aho ngaho nyine, mbese kuva mu bwana bwanjye nta mugore n'abana mfite. Byashatse kugenda nyine bishaka kubaho, ariko ntibyashoboka kugeza amagingo aya ngaya.
ni ukubera iki se utashatse? kubera icyatumye ndashaka ni ukubera yuko nagiye muri ubwo butumwa bwa Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu, kandi mu buzima busanzwe ugasanga mbese ibyangombwa bidakunze kuboneka, bigatuma rero nyine ntarashatse umugore. Donc ufite imyaka igera kuri 80 n'ingahe ntiwigeze ushaka umugore? Ntabwo nigeze nshaka umugore. Impamvu nyirizina n'ubwo butumwa wenda Impamvu wahawe? nyirizina ariko si yenda n'ubwo butumwa, nicyo cyambujije, kandi none hakwikubitiraho n'ubuzima nyine mbese butari bunshobokeye ku byerekeye amafaranga. Nicyo cyambujije no ku byerekeye mbese ibikoresho by'urugo nk'inzu, ibyo ngibyo nibyo byambujije kuzana umugore kugeza amagingo aya ngaya. Ariko kare turi kuganira wigeze kumbwira ko wigeze ujya i Buraya, umbwira ko twumvise unanavuga igifaransa neza cyane kabisa nk'umuntu wize. Ibijyanye n'amashuri byo bimeze gute se, wari ugiye i Buraya mu biki? Ibijyanye n'amashuri wenda tubihereye mu mwaka wa mbere, nize amashuri abanza muri paruwasi ya Kristo Umwami Nyanza, hanyuma nyine mpavuye nza kwiga i Kabgayi mu mwaka wa 5, kuko nari mbuze amashuri icyo gihe, kuko mu gihe cyacu mu Rwanda hose hariho amashuri 4, hariho amashuri 3 yisumbuye n'ishuri rikuru rya seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Ayo mashuri yisumbuye yari seminari ntoya y'i Kabgayi, yari groupe scolaire y'u Butare muri Charité, yari mu ishuri ry'abarimu Izaza. Ishuri ryacu rero nyine ryewe nizemo nk'ishuri ryisumbuye, ariko kandi ryari ishuri ry'imyuga naryigiye ahangaha twicaye, ahangaha nyine muri Saint Paul niho naryigiye. Hari ishuri nyine bitaga Institut Léon Classe, ryari ryarihingwe na Musenyeri Classe ndetse na perezida ex perezida, nawe nyine bari bafatanije nyine, kuko ku buryo ndetse yahabaye n'umwarimu. Aha twicaye niho nize ayo mashuri y'ububaji. Nahize imyaka 3, ariko hanyuma kuva mu mwaka w'amashuri 1950, umwaka w'amashuri kugeza mu 1954. Ubwo rero nyine kugeza mu 1953 haje abapadiri b'abasalesiani, baza baje gufata iri shuri twigagamo ryitwaga Institut Léon Classe. Baje rero nyine ari abapadiri bazi imyuga cyane, baza rero nyine baje guhimba ishuri bita École Professionnelle, ishuri ry'abanyamyuga. Ubwo rero nyine twebwe batwigishije umwaka umwe gusa, kuva mu 1954 kugeza mu 1955 mu kwezi kwa 4. Ubwo nibwo baduhaye certificat za mbere z'abapadiri b'abasalesiani. Ubwo rero nyine bahera ko baradusezera, bamaze kudusezera nyine jewe nahise njya aho bitiga kuraza mu majyepfo i Muhanga muri paruwasi ya Byimana. Nagiye mu kigo nyine cy'abashaka kwiha Imana cy'abafurere b'abayozefiti muzi i Kabgayi, ndetse n'inahangaye i Kigali barahari, hariya nk'inyamirambo barahari, nahari i Remera barahari. Ubwo rero nyine nagiye muri icyo kigo nyine ngenda ndi umupostolani, hanyuma nyine nza kuba umunovisi. Noneho mu gihe cyo guhabwa ubufurere twabuhawe na Musenyeri Nyiricyubahiro Musenyeri Andrea Perodi, icyo gihe niwe wari umwepiskopi wa Kabgayi. Hanyuma rero nyine mu gihe cya reception batwohereza i Burayi, muri kuru yanjye twari 3, hanyuma n'abandi bafurere twajyanye. Ubwo rero nyine turagenda tugera i Burayi. Jewe nyine nagiye kwiga mu kigo cy'abapadiri ba Mutagatifu Benedicto kiri muri province ya Namur, ahantu bita mu Gifaransa bahita Abbaye de Maretsu. Ishuri twari turimo ryitwaga École Artisanale, École de Métier d'Art de Maretsu. Iryo ni ryo shuri twigagamo, ariko je ntabwo nashoboye gukomeza. Nahize amezi 6, ibihembwe 2, hanyuma nyine biragenda tugeza mu 1958. Mu kwezi kwa 5 niho naje kuhava. Ubwo ndabyibuka neza ku itariki ya 12 nibwo banjyanye mu bitaro by'ahantu hitwa Roma. Ibyo bitaro nyine bikaberwa n'abafurere ba Mutagatifu Alexis. Ubwo naho naraharwariye mpamara nk'amezi 6, hanyuma noneho bahera ko bangarura mu Rwanda. Bangaruye mu Rwanda nyine mu 1958 mu kwezi nko muri uku kwezi kwa 10, ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 mu 1958 nibwo navuye i Burayi, hanyuma ngaruka mu Rwanda.
ugarutse mu Rwanda rero byagenze ngeze mu bite? Rwanda nabaye i Kabgayi mu kigo cy'abafurere b'abayozefiti, hanyuma bigeze aho ngo nyine muri 59 mu kwezi kwa gatatu kwa kane nabwo banyohereza nyine mu rugo, ubwo mpera ko nyine mva mu muryango w'abihaye Imana w'abafurere b'abayozefiti. Kuva rero nyine icyo gihe nashatse no gusubira i Burayi ariko biza kunanirana. Kubera iki icyo gihe utahise ko ushaka umugore? Wari ufite imyaka nk'ingahe icyo gihe? Nari mfite nk'imyaka nka 27, 28 gutyo. Niko navuga, uretse yuko ubu yenda ntayibarure ngo nyimenye, ariko ni nk'iyo ngiyo. Ubwo rero icyatumye ndashaka umugore nyine mbese ni impamvu nakubwiye, izo mpamvu nyine zakomeje kungendaho, kuko ndetse n'i Burayi aho narindi kugira ngo nyine ndetse njye no muri ibyo bitaro ngiye kubibabwira ntabwo mbashuka. Narazindutse nyine nirirwa ngenda, ariko hanyuma nza gukora traje ya za kilometero ntazi izo arizo, ariko hagati aho ngaho naje kubonekerwa. Bikira Mariya nyine donc nasanze ahantu yari ari muri gorote, hanyuma aransekera ndabibona, kandi nari maze no kwambukiranya uruzitiro rwa senyenge tunyuramo. Icyo gihe sinzi ukuntu nari imeze, ndetse ndagenda nyine mbona imbere yanjye nyine hari umuntu wari ku indogobe ku ifarasi, ngahora nibwira yuko bari buze kunsimbukira, ariko ntibansimbukira. Ubwo ndakomeza nyine, nibwo nageze ahantu nyine mbona ishusho ya Bikira Mariya, ariko mbona Bikira Mariya aseka. Ubwo rero nyine Bikira Mariya ngo wasese tumwitiranya nyine na Bikira Mariya wasekeye Mutagatifukazi Tereza w'umwana Yezu, kuko mu ndwara ya Mutagatifukazi Tereza w'umwana Yezu nawe Bikira Mariya yaraje aramusekera, uretse ko ayo makuru ntabwo nyazi neza. Ndetse bavuga yuko hariya aho Tereza yavukiye iriziye, bavuga yuko nyine ariho Bikira Mariya yamubonekeye, hanyuma nyine agahera ko akamusekera, cyangwa se mu kigo cy'abakarumelite. Ubwo rero kandi Mutagatifukazi Tereza w'umwana Yezu akaba ari we muvugizikazi w'iyogezabutumwa wabamamaza ijambo ry'Imana ku isi hose, baba bihaye Imana cyangwa se baba n'abarayika. Wigeze kumbwira ngo n'ubu ngubu rwose ubonye umugore wamushaka nta kibazo? N'ubu ngubu nyine kubera yuko ndafite uwo dufatanije, kandi ibikorwa nyine bikaba bimaze kwiyongera, uretse yuko mba naramushatse hambere nyine nakubwiye yuko hari impamvu zambuzaga, ariko hari indi mpamvu nyine yambuzaga. Hari abantu nyine mbese cyangwa se umuntu washatse yuko twiha Imana, ubu ngubu nyine nawe ni umusaza. Ubwo nyine mbese yazaga nk'iwanjye aho nabaga hari iwacu Nyakabuye, akaza nyine kugira ngo tubane, ariko kamara nk'iminsi ngaho akongera agasubirayo. Ukiro nyine mbese aza kunanirwa, kandi tuzana nyine no kubona amafaranga nyine yatuma umuryango wacu twari tumaze gutangira ukomera. Ubwo rero nyine ubu ngubu twari gufatanya nyine tukajyana i Roma tukajya kuvuga ubutumwa, ariko kubera ko nta bikoresho nta mafaranga twari dufite, byaje kutunanira, bikubitiraho n'uko ubu ngubu arwaye, nanjye kandi bikubitiraho no kutagira ibyangombwa no kutagira amafaranga. Ibyo rero nyine bituma uwo muryango sinavuga usenyuka, mbese usenyuka. Hanyuma nyine nkajya ngira igitekerezo, nzi ko ndafite umufasha, ubu nzabigenza gute? Mbese icyo gitekerezo gikomeza kungendaho na n'ubu ngubu kiracyandiho, ariko sinakubwira ukuntu bimeze, kuko nanone impamvu nyine zambuzaga nanone ziracyariho, kubura amafaranga. Ariko kandi nkareba ntese ubwo butumwa nabugenza gute? Ariko mbonye umufasha byatuma ngeze i Roma. Nk'ubu ngubu nyine ubwo maze kubona abafasha, yenda mwebwe ubwo yenda Bikira Mariya azatubwira icyo dushobora gukora, ariko ubu ngubu mbonye abafatanyabikorwa, abafatanyabutumwa n'imihango, kuko ngubu mubaye abafatanyabutumwa ba mbere ba televiziyo yanyu. Ubwo rero iyi televiziyo ibaye iya mbere Tagiti. Ubwo rero iyi televiziyo nyine yitwa Tagiti ibaye iya mbere muri za televiziyo zose, ari iza Kiliziya Gatolika, ari n'iza leta, ari n'izo ku isi yose. Ibaye iya mbere nyine mu kwakira ubutumwa bwanjye, kandi nizeye yuko tuzafatanya nyine tukazageza ku iherezo ry'ubu butumwa. Ndabashimiye cyane. Hanyuma tugiye ku butumwa nyirizina, wenda ubwo turakomeza nyine tugusengere tunagufashe turebe ko uzabona umugore. Hanyuma abantu bakurikira Tageti tuzagutwerera rwose, uza n'umugore unabyara abana. We angi Roma plutôt, uwo mugore angeze i Roma kwa papa, kuko icyangombwa ntabwo ari umugore cyane, ariko icyangombwa numfasha tukagera i Roma kwa papa. Ariko ngize Imana nkabona nk'umugore, ntacyo byaba bitwaye. Wenda niba Kiliziya Gatolika yakwemera kudushyingira, ariko abantu benshi bajya bavuga bati ntacyo bitwaye, batuma umuco wa Kinyarwanda n'umugabo ntabwo ajya asaza, niko numva bavuga. Ariko kandi mu muco nyine mbese mu mico cyangwa mu muco wa Kiliziya sinzi ukuntu bigenda, uretse yuko mu muco wa Kiliziya yemeye yuko umuco wayo winjizwa mu muco wa buri gihugu.
ariko icyo gihugu nyine gifite umuco wacyo kikaba gihuje umuco na kiliziya kidatandukanye n'umuco wa kiliziya. Umuco rero wacu wa kinyarwanda wo kuzana umugore umuntu akuze, uwo muco hambere barawukoreshaga kandi n'ubu ngubu bashobora kuwukoresha, n'ubu ngubu nta kibazo bashobora kuwukoresha. Icyangombwa rero nyine ni uko nabona nyine nk'uwo mukobwa cyangwa se nk'uwo mugore ushoboye kumfasha ku buryo bushobotse, nk'uko wese ubu ntimwaje kumfasha cyane, ubu mwaje kumfasha rwose, ni igikorwa kigaragara cyane kandi iki ni igikorwa cya Bikira Mariya, kuko ubu ubutumwa nyine yenda butari bwakamenyekanye, ubu ngubu noneho bugiye kumenyekana. Ubu butangiye gukwira ku isi yose, butangiye no kugera kuri papa, butangiye no kugera kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uretse ko tuza no kugera ku butumwa namwandikiye, yenda nkabubasomera cyangwa se nkababwira mu magambo makeya, ariko ubu ngubu mugezeho ku buryo bwumvikana kandi buramwereka n'igikorwa nyine nawe agomba gukora, kuko hari inzego, hari impande 8, bwa mbere zari 7 cyangwa se 7, impande 7 cyangwa se impande 7, ariko ubu ngubu zabaye impande 8. Izo mpande nyine nazo turazigarukaho kugira ngo tugire icyo tuzivugaho. Hanyuma wenda reka tunajye kuri ubwo butumwa ushaka kujyana kwa papa. Ni ubutumwa bumeze gute? Ese icyo gitekerezo wakigize ryari? Ese imbogamizi zakubayeho wenda nizihe? Reka duhere kuri ubwo butumwa wanze tubwire ubwo ari bwo. Ubwo butumwa ni ubutumwa nyine nabonye guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu mu 1971, ariko ubwo butumwa nabonye narabusomaga nyine mu bitabo biyobora abaja ba Mariya, turi buze kubigarukaho cyane. Ubwo butumwa narabusomaga mu bitabo biyobora abaja ba Mariya, kuko nari narihaye Bikira Mariya buja, n'ubu ngubu ndacyari umuja wa Mariya, bahimbwe na Monfort. Ubwo butumwa rero nyine narabusomaga. Noneho rero ngiye gukora ubwo nabaga ahangaha muri Sainte Famille, muri kiliziya y'umuryango mutagatifu. Nari ntoye ahangaha kuri peyaje, aho bita kuri peyaje, n'ubu ngubu niho nshumbitse. Ubwo rero nyine najyaga gukora mu kigo cy'abapadiri b'Abasalesiani, ni nanjye nyine mbese icyo gihe nari magaziniye, igihe watangaga ibikoresho nyine byo mu sarumara, byo mu bubaji. Uretse yuko Abasalesiani nyine dusubiye inyuma bari baranyigishije, bakigere n'aha muri Institut wa classe negeze kubikomozaho. Ubwo rero n'umupadiri wategekaga hariya ku Basalesiani niwe wanyigishaga ahangaha ku byerekeye ububaji, yitwaga Padiri Roger. Ubwo rero nyine najyaga njya gusenga ahangaha muri Sainte Famille, nkasanga abareje iyo ba Mariya. Noneho bakareba nyine mu banyamuryango babo, bagasanga harimo abadafite akazi, harimo abadafite imyuga, mbese harimo abakennyi. Noneho baza kumbaza bati ese wowe hari akazi ufite? Rwose ni nanjye wanabibabwiye, ntigewe nta kazi mfite. Batese uzi gukora iki? Ntiyenda nshobora kumenya kubaza. Bati tuzajya kugusabira ku bapadiri b'Abasalesiani ku Kimihururu. Basanga rero nyine baragenda rero nyine barasaba. Ku cyumweru tugiye mu nama hariya hari librairie Urumuri, niho twasengeraga. Tuvuye mu misa nyuma tukinjira mu misa muri Sainte Famille. Ubwo rero nyine bukeye baragenda basaba Padiri Roger, uwo nguwo twari tunaziranye, bamusabira akazi. Bukeye rero tugiye mu nama, bahera ko barambwira bati rero kuwa mbere uzajye gukora, twakuboneye akazi. Ubwo kuwa mbere nibwo hari itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri 71. Bamaze kumbwira batyo barambwira bati rero kandi tukazaguha n'umuntu akazaguherekeza, akazakujyana nyine akakugeza mu kigo cy'abapadiri b'Abasalesiani, akakwerekana, akagusabira ndetse n'akazi. Ni yego. Bukeye hari kuwa mbere nyine ku iyo tariki namaze kubabwira, turakugenda tugira mu bapadiri b'Abasalesiani, tuhasanga nyine uwo nguwo Padiri Roger yari umubirigi. Nuko noneho Padiri Roger ahera koranyikira, twari tunaziranye. Noneho rero Padiri Roger nawe mu bubaji hari undi mufurere nyine witwaga Frere Antone, bari baramuhimbye ngo ni Musara, kuko yakundaga yenda umurimo, simbizi iryo ni. Nuko ubwo rero nyine Padiri Roger aragenda nyine nawe anshyikiriza uwo mufurere wategekaga ababaji, wategekaga n'imashini zabazaga. Noneho rero uwo mufurere nawe aragenda anyereka nyine umukozi wari uhasanzwe witwa Thomas Iyamuremye. Thomas Iyamuremye rero nyine uwo nguwo yakoranaga n'umusore witwa Apolinari Mariros. Apolinari Mariros urumva yuko harimo n'amazina abiri. Mariros harimo Maria, hakabamo na Rosa. Uwo rero nyine Apolinari Mariros niwe waje kunyihishurira buhoro kuko twakoranaga. Mbese nari narabaye umuhereza wa kabiri uwo nguwo Thomas.
uyu yari umuhereza wa mbere ariko nanjye nza kuba umuhereza wa kabiri. Urumva rero yuko nakoreraga nyine nakoranaga n'ubu ngubu nyine witwa Apollinaire Marirosi, ari nawe waje kunyihishurira yuko ari Yezu Kristo. Kuko igihe cyose yambonanaga nk'ishapura, akambonana nk'umudari cyangwa se nk'agatabo ka Bikira Mariya kanditswe na Montfort, igihe cyose nyine yarambwiraga ati ni jyewe. Nkibaza rero iyo ni jyewe ya buri gihe, ni jyewe bikanyobera. Bukeye rero aho byakomotse neza bukeye muri icyo kigo muri atelier haza kubura amashanyarazi, nkuko mujya mubona amashanyarazi abura. Noneho iyo amashanyarazi abuze, abakozi bakoraga nyine kuri mashini baba barahagaze, baragenda nyine bicara ahantu mu gatsiko, ariko ntabwo bahicaye bose, bahicaye mbese nk'abakozi batarenga 10. Muri abo bakozi harimo uwitwaga Justine Nzaramba, hakabamo n'uwo twakoranaga witwaga Apollinaire Marirosi. Ariko je sinahise njya kwicara aho ngaho, sinari nabizi, sinzi n'igihe bahicariye, gusa nuko mashini zahagaze najya kubona nkabona barahicaye. Jewe naje kujyayo nyuma mwumva ukuntu byatangiye. Ngeze aho bari bicaye nsanga bariyamirira, bamwe bavuga ngo hasagutse inkangara 12 zuzuye ibimanyu by'imigati byasagutse, abandi bati hasagutse ibitebo 12, abandi bati hasagutse intara, biyamirira rwose, mbese ikiganiro gishyushye cyane. Noneho nanjye ubwo mpageze nyine urumva nasanze bavuga ibyo ngibyo. Noneho rero nza gukubitaho agatima kwitubura ry'imigati. Ese aba bantu bafite iki kiganiro kimeze gitya, kubanza haba harimo Yezu. Nkubitiye no kubyo Apollinaire Marirosi nyine yambwiraga, ambwira ati ni jyewe. Kandi nkubitiye no kuntu twaganiraga, yambona ibintu bya Yezu, yambona ibintu bya kudutabo twa Montfort, ati ni jyewe. Hanyuma rero nyine ubwo rero nyine nza kwiremamo isengesho ry'igisabisho. Uzi yuko hari nubwo umuntu adasabisha iminwa gusa, ahubwo asabisha n'umutima. Ku mutima niremamo igitekerezo, isengesho ry'igisabisho, ndibwira nti yewe nti reka ndebe koko muri iki kiganiro niba haba harimo Yezu, kuko nsanze baganira itubura ry'imigati mpereye ku byo bavugaga, kandi nabo nyine ubwabo barabirebaga. Ubwo rero icyo kiganiro nyine jewe nakise ikiganiro cya rukuruzi, cyakururiraga nyine abari baraho kugira ngo bivemo. Uzi yuko hari ubwo umuntu yivamo akavuga amagambo, akavuga ibintu biriya byerekeranye n'ikiganiro bari bafite, none akavuga ijambo. Nsanga icyo kiganiro ari rukuruzi. Noneho niko kwiremamo iryo sengero ry'igisabiro, ndibwira nti reka ndebe ko harimo Yezu Kristo, reka ndebe yuko harimo Ukaristiya. Noneho mera ko ndavuga nti, ariko mu ndiba y'umutima wanjye ndavuga nti icyampa ngo Yezu Kristo azane Ukaristiya ayirambike kuri uru rubaho ahangaha imbere yacu. Ntiwumva kuko ikiganiro cyabo nyine cyari kinkuruye cyane, nkabona n'Ukaristiya ukuntu imeze, nkabona n'ibyo baganiraga. Noneho ako kanya mugiye nyine nari ntararangiza kurema icyo gitekerezo mu ndiba y'umutima wanjye, ngiye kumva numva umwe muri abo baganiraga aravuze ati yewe nshobora kuzana Ukaristiya nkayirambika kuri uru rubaho ahangaha imbere yanyu. Uwo nguwo yari Apollinaire Marirosi twakoranaga nyine, wundi twakoranaga mbere. Nanone mu gihe nawe atararangiza nyine kuvuga ayo magambo cyane, ariko uwundi musore nyine witwa Justine Nzaramba nawe aravuga ati jewe Ukaristiya icyuruhijemo ni iki, nanjye nshobora kuyizana nkayirambika kuri uru rubaho ahangaha imbere yanyu. Urumva rero tutagiye kure, bari bafinduye igitekerezo, isengesho ry'indiba y'umutima wanjye, ibyo natekerezaga mu mutima wanjye. Ntawe nabyeretse muri abo ngabo baganiraga, ntawe nabibwiye, ariko niremye icyo gitekerezo ngiye kumva numva igisubizo kiraje, numva igisubizo ndakibonye. Maze kukibona rero nyine ndibwira nanjye nahise mvuga uyu nguyu ni Yezu Kristo. Ngaho rero nyine aho uko byatangiye, ubwo butumwa nuko nguko bwatangiye. Uwo rero nyine wamwunganiye akavuga ati nanjye Ukaristiya kiruhijemo n'iki, ni ukuvuga Imana Data. Kuko nyine no mu Ivanjiri ya Yohani, uretse ko yenda ntabiteguye neza, mu Ivanjiri ya Yohani nyine Yezu Kristo aravuga ati amagambo mvuga ntabwo ari ayanjye, ahubwo nayo wantumye, kandi uwantumye nyine tuba turi kumwe. Kandi se nyine donc niwe watumye Yezu Kristo, kandi amagambo Yezu Kristo yavuze n'ay'Imana Data. Ubwo rero nyine Yezu Kristo, Imana Data nyine yabereye umugabo umwana wayo temuwanyaje. Ni ukuvuga ngo ibyo Apollinaire avuze, niba avuze yuko ashobora kuzana Ukaristiya akayirambika aho ngaho, nanjye reka mwunganire.
ndetse nerekane yuko turi kumwe, nerekane yuko ndi umubyeyi. Ahera ko aravuga ati nanjye ukarisiya icyo urijemo ni iki, nanjye nshobora kuyizana nkayirambika kuri uru rubaho ahangaha imbere ye. Abo twari turi kumwe bose icyo gihe bose bumvise ubwo buhamya bw'abo bantu uko ari babiri, kandi ntabwo bari bazi icyo natekereje mu mutima wanjye. yego ngire ngo aho ngaho urahumva. namvise cyane muzehe Munyakazi Augustine. Hanyuma ubutumwa ushaka gushyira Papa Francis cyangwa se wamwutekereza kuzashyira Papa, nubwo ngubwo nyirizina bw'ibintu byakubaye icyo gihe cyangwa n'ibindi? Mbere yuko tugera kuri ubu ku butumwa nshaka gushyikiriza Papa, nabanza nyine nkakubwira ukuntu bagiye banyihishurira n'ukuntu bihishuriye nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Nsengiyumva wari Archiepiscopi Metropolitani wa Kigali icyo gihe. Uko banyihishura ariko ndabivuga mu magambo makeya, n'ukuntu mbese naje kubageza kwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Nsengiyumva, ubu ni kwa Musenyeri Antoni Kambanda. nahoze mbona iyi baruwa. Hari amabaruwa aya ngaya nyine nayo turi buze kuyageraho, ariko ngiye kubanza nyine nkubwira ukuntu bagiye banyihishura hariya ku Kimihurura. Ubwo rero nyine byarakomeje nyine bikomeza bityo. Bukeye uwo musore nyine wari wavuze ko ari Yezu, yuko ashobora kuzana ukarisiya akayirambika kuri urwo rubaho, yaje kubona mugenzi we nyine nawe twakoranaga witwaga Alfred Rwemarika. Noneho nawe ahera ko ariyamirira, ahera ko aravuga ati nabonye Roho Mutagatifu. Nanjye noneho nitanga mu ijambo, nitanga mu manyama, ntese ndamubaza ntese ese Roho Mutagatifu ninde? Ahera ko arambwira ati Roho Mutagatifu ati na Alfred Rwemarika. Numva ijambo ryavuye kuri uwo nguwo wavuze ko ari Yezu Kristo. Umunsi umwe rero nanone ndabivuga nyine nihuta no mu magambo magufiya. Umunsi umwe nanone uko ari batatu, wa wundi twakoranaga wavuze ko ari Yezu Kristo, wa wundi wamwunganiye n'uwo ngo nyine wavuze ko ari Roho Mutagatifu, yanyeretse akambwira ko ari Roho Mutagatifu. Baraza bateraniye ku idiza ryaho nakoreraga. Noneho baza ndetse banishimye, baravuga bati rero bati noneho ujye wandika Alpha Omega, ujye wandika uw'intangiriro n'uw'iherezo. Ubwo nibo bampaye iryo tegeko. Ubwo rero Alpha Omega murabizi nko kuwa gatandatu mutagatifu umwepiskopi akunda nyine guha itara ry'umugisha akavuga ayo magambo ati nda Alpha na Omega, ndi intangiriro nkaba n'iherezo. Ubwo rero nyine barambwira bati kuva ubu rwose ujye wandika Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo, kandi bambwira ko bafite na Bikira Mariya. Ubwo butumwa rero nyine ubwo rero niko kwabaye kunyihishurira hariya muri kiriya kigo. Ubwo rero nanjye natangiye kujya mbegeza ku bakozi bari baraho nyine barabibonaga baranabyumvaga, nuko bakabibona, ndetse abakozi bakambwira bati bariya basore bafite bashiki babo bazagushyingire, bati ibintu nk'ibyo. Ariko jyewe muri uko kunyihishurira nkavuga ntese Bikira Mariya ninde? Bikira Mariya arahagana hehe? Ko mbona ubutatu butagatifu Bikira Mariya arahagana hehe? Bukeye nawe nyine baje kumunyereka. Ubwo rero niko banyihishuriye tugikorana no mu kigo cy'abapadiri b'Abasalesiani ku Kimihurura, nanjye nkajya mbigeza ku bapadiri n'abasenyeri bari kuri icyo gihe. Ubwo rero nyine byarakomeje bityo, bukeye nkajya nandikira n'inama y'abepiskopi nkababwira nti hano hari abasore banyihishuriye bakambwira ko ari ubutatu butagatifu, kandi bakambwira ko bafite na Bikira Mariya. Ntese koko nibyo. Bukeye rero abasenyeri baza kubahindura. Musenyeri Andrea Perezida wayoboraga hano i Kigali akayobora na Kabgayi, bamusubiza i Kabgayi. Noneho haza nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Nsengiyumva, yari ku Nyundo, yari yarakuye Musenyeri Aloyizi Bigira umwami, noneho aza kuyobora muri Archdiocese Metropolitani ya Kigali, kandi aza no kuba perezida w'inama y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda. Ubwo rero nyine araza ageze n'ahangaha nawe nkajya mugenderera, we rwose yaranyakiraga cyane. Vincent Nsengiyumva. Iyi baruwa dore niyi. Iyi ngiyi niyo muri 84, ibi ngiyi turi buze kubigeraho. Niyo muri ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere muri 84. Ubu yandikiraga nyine Padiri Yani yari ekonomo general, akamubaza ngo imodoka yanjye iheze he, ngo si imodoka yanjye iheze i Mombasa. Akakomeza amubwira ati ugomba kuyitumiza bidatinze, kuko ngo jewe iri doit préparer, ngiye kubivuga yenda mu Gifaransa urabyumva, hanyuma turi buze kubisobanura mu Kinyarwanda. Bien cher Père Yann, pourquoi l'auto d'Augustin doit rester à Mombasa? Il faut la faire arriver le plus vite possible, car il doit préparer le voyage du pape quand il viendra au Rwanda. Il doit aussi répandre le message de la Sainte Trinité. D'où est venu répandre le message de Marie
et de trois personnes divines. Comme je le répète maintenant, comme je le répète maintenant. Uru ruhushya ni urwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Nsengiyumva. Mu kinyarwanda nyine twaruvuga dutya, arisheveshe do Kigali ya Kigali ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere mu 1984. Nyakubahwa Padiri Yane ku kimodoka ya Agustin Hezi Mombasa, ugomba kuyitumiza bidatinze kuko agomba gutegura uruzinduko rwa Papa yaje mu Rwanda kandi akamamaza hose ubutumwa bw'ubutatu butagatifu. Ari naho hakomotse kwamamaza hose ubutumwa bwa Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu. Kuko ahangaha ntabwo twari kwamamaza ubutumwa bw'ubutatu butagatifu, ntabwo twari kubona urufatiro, ntitwari kubona ihindukira ry'ubutatu butagatifu. Ese bahindukiye baturutse hehe? Ese baturutse mu Ivanjiri? Bahindukiye baturutse muri rya hindukira rya Yezu Kristo mu buhanuzi bwa Bibiliya ntagatifu? Ese baturutse kwa Monfort? Niba rero nyine baturutse mu buhanuzi bwa Monfort nk'uko turi buze kubibona, muri ubwo buhanuzi bwa Monfort batubwira ko Imana nigaruka ubwa kabiri hano munsi izanyura kuri Mariya, hamwe na Mariya, muri Mariya no kubera Mariya, kandi igaruwe no gucira imanza abazima, ikwima ingoma yayo hano munsi, gucira imanza abazima n'abapfuye. Ibyo nabyo naza kubikwereka mu gatabo kanditswe na Monfort. Hanyuma muzengira ngo ni byinshi cyane, ufite dokima nyinshi cyane, impapuro nyinshi cyane, ariko rero uretse mbabwire nyine ukuntu twageze kwa Musenyeri Vincent Nsengiyumva. Bukeye rero nyine Musenyeri Andrea Peroda asubiye i Kabgayi haza Musenyeri Nsengiyumva. Ubwo rero nyine arambwira, umunsi umwe hari muri 79, itariki ntabwo nayanditse nawe kandi nta rupapuro yampaye. Yarambwiye ati noneho rero genda uzanzanira abo basore hani wanjye, nabo bazaze bambwira ukuntu ari ubutatu butagatifu, bazaze babinsobanurire ubwabo. Abasore nyine ndagenda ndababwira, rwose barambwira bati tuzajya kwisobanura kwa Musenyeri. Uwa mbere twajyanyeyo na Alfred Rwemarika, twajyanye inshuro enye zose kwa Musenyeri. Itariki ya mbere twagiyeho ndayizi, ariko andi matariki yakurikiyeho ntabwo nyazi. Ni itariki nyine twihishuriyeho Musenyeri Nsengiyumva, iyo nayo narayanditse ndayizi, n'amagambo twahavugiye niyo ngiye kukubwira. Hanyuma Musenyeri Nsengiyumva niki yababwiye? Ubwo rero nyine inshuro enye zose twagiyeyo tutabona Musenyeri tugaruka, ariko abo kwa Musenyeri ukatubwira ntabonetse, nimugende muzagaruka inshuro tuzigire enye. Ku nshuro ya 5 nibwo twaje kubona nyakubahwa Musenyeri Vincent Nsengiyumva. Ariko mbese abihaye Imana muri icyo gihe twahabonye nyine ni byiza nyine kubavuga, kubibuka ni byiza cyane, n'amagambo batubwiye nyine. Twahabonye nyine abihaye Imana 3 nibo batwakiriye, tukaramukanya tukavugana. Twinjiye mu gikari cyo kwa Musenyeri, hari umwene bikira nyine yitabye Imana barabimbwiye, yitwaga Mama Wenceslas. Atubonye ahera ko arambaza ati ese Agusitini we yari akiri kure yacu ariko nko mu ntambwe 10. Arampamagara arambwira ati ese Agusitini ati uwo ni Roho Mutagatifu tuzaniye? Ndamwemerera nti yego Mana niwe. Umwene bikira araza aratwigira, amaze kutwegera araturamutsa, amaze kuturamutsa yongera kubaza Alfred Rwemarika tese ikibazo yamubaza tese abo mu ijuru baraho. Alfred Rwemarika agiye kumusubiza aramusubiza ati baraho. Noneho umwene bikira ahera ko aratubwira ati Musenyeri ari kumwe n'undi mupadiri, ngiye kumureba ze mubonane, nimwe mugiye kwicara hariya muri paruwari mu nzu y'urubonaniro, ati ngiye kubwira Musenyeri aze mubonane. Ubwo rero nyine turagenda twicara mu nzu muri paruwari, hari bafite paruwari hasi, inzu y'urubonaniro iri hasi. Turagenda turahicara, mu gihe tugishakashaka icyo tuvuga, tubaza nyine ukuntu baramutsa Musenyeri. Tugiye tubona Padiri Silvio Sindambiwe wayoboraga kinyamateka kandi wari uri kumwe na Musenyeri icyo gihe, araje arahadusanga, turamuramutsa. Tumaze kumuramutsa bahera ko niwe atubaza ikibazo kimwe, atese ni mwebwe mushaka Musenyeri? Tuti ni twebwe. Padiri Silvio aratubwira ati Musenyeri agiye kuza mubonane. Nuko noneho ubwo Padiri ahita yigendera, adusezera ahita yigendera. Ubwo ngubwo tugiye kubona nanone hatarashira nk'iminota 5, tugiye tubona Musenyeri Vincent Nsengiyumva yiziye aho twari turi. Turahaguruka turamuramutsa. Tumaze kumuramutsa duhera ko turicara. Ntabwo yiri wabaza ngo ese mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mutereka da, ahubwo yatangiye abaza amazina y'ubutatu butagatifu, kuko ubutatu butagatifu bafite amazina. Umwe yitwa Imana Data, undi akitwa Imana Mwana, undi akitwa Imana Roho Mutagatifu. Musenyeri ahera ko abaza rimwe muri ayo mazina. Abaza uwo musore Alfred Rwemarika tese ni wowe Yezu? Alfred agiye aramusubiza ati sindi Yezu. Musenyeri yungamo ibibazo bye, atese ni wowe Roho Mutagatifu? Alfred aramusubiza ati ndi Roho Mutagatifu koko.
noneho amaze kumubwira ati ndi roho mutagatifu koko, atangira no kumusobanurira ukuntu babimbwiye, ariko yabimubwiye mu magambo makeya, ukuntu bagiye banyihishurira buhoro buhoro hariya hakurya ku Kimihurura. byose urabimubwira? Byose arabimubwira, ubu ngubu Rufedi Rwemarika. Ngiye nanjye kubikubwira mu magambo makeya. Ahera ko aramubwira ati mva rero Musenyeri, Munyakazi uyu nguyu yaje gukora mu kigo cy'abapadiri b'abasazani ku Kimihurura muri 71, asanga tukiriye ingimbi, haza kuvugamo umusore umwe amubwira ko ari Yesu. Hanyuma uwo musore ambonye amubwira ko ndi roho mutagatifu. Ati kandi twaje, hari undi musore wamubwiye ko ari Imana Data. Ati kandi twaje kumubwira ko dufite na Bikira Mariya. Ati none ati kuva icyo gihe kugeza mu 1980 nibwo twari kwa Musenyeri ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 mu 1980 nibwo twari kwa Musenyeri. Ati kuva ubwo kugeza amagingo aya ngaya ntabwo Munyakazi asiba kuza iwanjye kuza kunsaba ngo tuze hano. Ati none twaje. Naho Musenyeri nyine nawe ambaza bya bindi bita nyine prestation de serment, kwemeza nyine ukwemera. Tese Augustine ibyo urabyemera? Nahise musubiza nti yego Musenyeri Arashaka ndabyemera, kuko nyine nyirabyo yari amaze kwemeza ko ari roho mutagatifu koko, ntacyo nari gukuraho. Kandi imbere y'amategeko buriya Musenyeri ni umuntu ukomeye cyane, ni intumwa, ntacyo rero nyine nahinduraho. Hanyuma mwaje kuvayo? Ubwo rero nyine Musenyeri haragenda nyine hashira imyaka ine, ubwo twari kwa Musenyeri mu 1980, haza gushira imyaka ine Musenyeri Vincent Nsengiyumva niko kumpa nyine iki cyemezo, uru ruhushya rwa Kiliziya rwa Archiepiscopi rwemeza yuko koko bariya butatu butagatifu bwagezeho. Nta kuntu yari kubihakana kandi yarabonye abantu, yego, kandi baramwihishuriye. Niko kwandika ngo nzategura uruzinduko rwa Papa yaje mu Rwanda, kandi ngo namamaze hose ubutumwa bw'ubutatu butagatifu. Ari naho hakomotse kwamamaza hose ubutumwa bwa Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu, kuko ntabwo nari kwamamaza ubutatu butagatifu ntamamaje Bikira Mariya Imana yanyuzeho kugira ngo igaruke ubwa kabiri, kandi nkurikije nyine ubuhanuzi bwa Moforo. None se muze, niba wenda ari ukwamamaza ubutumwa cyangwa se ivugabutumwa, kuki utabikora mu Rwanda cyangwa n'ahandi utagiye kwa Papa i Roma? Mu Rwanda nyine nabihakorera, ariko rero nyine kuko ubwo butumwa nyine bugomba no kuyoborwa na Papa, kandi bukemerwa na Papa ku isi yose, kuko harimo ibikorwa n'imihango biteganyijwe gukorwa bigendana nyine n'ubutumwa bw'abariya, bigendana n'ihindukira rya Bikira Mariya n'abaperesoni batatu b'ubutatu butagatifu. Ibyo bikorwa wifuza ko bagufasha muri ibyo bikorwa n'imihango rero nyine bigomba gukorwa, ntabwo twabikorera mu Rwanda gusa, ariko Papa atabizi. Kandi no mu ruhushya rwa Musenyeri handitsemo gutegura uruzinduko rwa Papa. Urumva impamvu y'urwo yo kugira Roma kwa Papa ni ugutegura uruzinduko rwa Papa. Muri makeya ndakwereka yenda ibikorwa n'imihango, ariko si yenda duteganya gukora, kandi ibyo bikorwa n'imihango nyine bikazahurirwaho na za mpande 8 nakubwiraga. Yenda nazo turi buze kudusoma tuzirebe. Kuva muri 84 uyu Musenyeri akimara kuguhereza uburenganzira bwo gukora iryo yogezabutumwa, urumva hashize imyaka myinshi kugeza amaginga ya muri uno mwaka, ni ibihe bikorwa umaze gukora wowe n'umuryango wawe wo gutanga ubutumwa bwiza? Mu by'ukuri bikorwa navuga se nakuze ni ukuvuga ko nagiye nandika nyine nko gusaba impushya, nko kugira gute, nko gushaka amafaranga yo kugira Roma. Wandikiye nk'abande bagusubizaga iki? Abo nandikiye ndetse navuga nyine duhere kuri nyiricyubahiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, namwandikiye mbese mu 1900 muri 2000 ku itariki ya 29 ukwezi kwa 12 muri 2016 nibwo nyine donc ubutumwa nabugejeje hariya mu Rugwiro. Hanyuma nyine barabusigara najye nyine bampa fotokopi, bampa nyine ariyo iyi ngiyi mureba. Ubwo rero nyine nabwiraganya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mubwira ko hano mu gihugu ayobora hari abavuga ko ari ubutatu butagatifu, ndetse namwerekaga n'amazina yabo, amazina yabo ubu ngubu ndayafite. Hanyuma nahoze mbona n'abandi wandikiye, harimo Umuvunyi, we wamumenyeshaga iki? Umuvunyi nyine namumenyeshaga, hari abantu nyine mbese bajya banyandikira, ngiye kubavugana ni n'Abafaransa, bakanyandikira Abafaransa nyine biwabo wa Mutagatifu Rudoviko Maria Grinye w'Imomforo, ndetse ngakeka yuko arabo mu muryango we cyangwa se yuko ari abaja ba Mariya nkanjye. Bajya banyandikira nyine mu nyandiko nyine nk'uko mubizi ziva mu ikoranabuhanga, haba handitsemo za message, haba handitsemo ubutumwa. Muri ubwo butumwa rero nyine nkabona handitsemo amafaranga akoreshwa iwabo nk'amayero cyangwa se n'amadolari.
bikanyobera rero. Ubwo rero nyine umuvunyi namwandikiye musaba kugira ngo ankurikiranire icyo kibazo, noneho mbone ukuntu nabona amafaranga baye batayakuriganya. niba se ngo ari abatekamutwe ntabwo mbizi ibyo ngibyo, kuko nanjye ntabwo mbizi. ubwo rero nyine niyo mpamvu nyine yo kumwandikira. Uro nyine muri iyi minsi ntegereje igisubizo, yenda igisubizo nazakibona muri iyi minsi, kuko bambwiye nyine kuzuza dosiye yanjye irebana nyine n'icyo kibazo. Narayujuje, narayohereje, uhasize n'ibimenyetso. Ibimenyetso birahari, kuko nerekanye izo mpapuro nyine njya mbona hayo mayero n'ayo madolari, izo nizo nabashyiriye. Wageze no kunyereka ubutumwa bwo kuri email wandikiye papa. Yego ubutumwa bwo kuri email nandikiye papa, yenda ashobora kububasomera hano. Ubu ndabufite, ndetse nandikiye n'intumwa ya papa, bwanditse mu Gifaransa, mu rurimi rw'Igifaransa. Wenda wamubwiraga iki mu gihe utari wabona urwo rupapuro? Turaza kurugeraho. Urupapuro ibyo namubwiraga, namusabaga mbese impapuro za ngombwa. Oya, ntabwo ari ubungu, ariko ubundi nabwo turabugiraho. Namusabaga nyine impapuro za ngombwa zo kugira Roma kwa papa. Namushaka mbese kumusanga kugira ngo umugezeho ubutumwa bwa Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu nk'uko maze kubabwira, kandi no kugira ngo umwereke nyine ibikorwa n'imihango bigendanye n'ubwo butumwa. Bugamije gukora nyine kugira ngo ishingwa ry'ingoma ya Bikira Mariya n'abaperesona batatu b'ubutatu butagatifu isakare ku isi hose, kuko iryo ni ryo herezo nyine ry'ubu butumwa. Ndabona twayigezeho. Impapuro nandikiye papa twazigezeho, kandi n'iyi baruwa nayandikiye nyine intumwa ya papa mumenyesha ko nandikiye papa, kandi mubwira nyine kugira ngo azamvuganire kuri papa, noneho mbona igisubizo vuba na bwangu. N'ubu ngubu babonye nyine yuko twageze ku ntumwa ya papa hariya, kandi bumvise nyine n'ibyuriya mu Bikira dusubiza. Ubwo rero nyine mbese biri aho ngaho. Papa se ntabwo aragusubiza? Ndabona wirirwa umwandikira kuri email, n'abo bantu benshi ujya umutumaho, nta gisubizo na kimwe urumva kimuvuyeho? Nta gisubizo na kimwe numva rwose kimuvuyeho, kuko ntacyo ndabona. Uretse yuko nyine muri uku kwezi kwa Rozari Ntagatifu n'ukwezi kw'ishapure kwa Rozari Ntagatifu yaguhariye ukwezi kw'iyogezabutumwa, kwiyogeza ry'inkuru nziza, mbese kwiyogezabutumwa ry'ijambo ry'Imana. Ubwo rero nyine nkagira nti ubu butumwa mfite niyogezabutumwa mbese ryo mu mperuka, mbese niyogezabutumwa nyine Kiliziya Gatolika igomba kurangamira, kuko nyine umwepiskopi wacu nyine Bise Nsengiyumva yakiriye bariya bantu bamwemerera ko ari ubutatu butagatifu. Ubwo rero na Bikira Mariya, ubwo nyine ni ubutumwa nyine mbese busoza. None se ubu ngubu noneho ni iki cyabuze? Wenda abakurikiye Target TV barimo benshi, hari n'abandi bantu wenda basanzwe bakuzi cyangwa se bumvise ino nkuru bwa mbere. Noneho urifuza iki kugira ngo iki gikorwa umaze nk'imyaka irenga 40 n'ingahe kibashe kuba cyakorwa? Ngiye kubanza nyine ngo ibigereranyo bitavuguruzanya, kugira ngo nkwereke nyine impamvu yo kuba twategura nk'ubwo butumwa. Bariya nyine batwihishuriye Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu, buriya bameze nk'abashyitsi bacu. Uzi yuko mu Rwanda nyine donc bagira abantu b'abashyitsi, cyane cyane ku byerekeye iby'ubukwe, usanga hari abakwe, hari abasangwa, hari n'abashyitsi, ndetse hari n'abayobora nyine ibice byombi. Ubwo rero nyine bariya bameze nk'abashyitsi bacu. Buriya rero nyine tugeze igihe cyo kubakira, nabo tukabaha n'ijambo. Ijambo twabaha ni irihe? Ni iringiri nyine, tukabatumira mu nama zacu kugira ngo dufatanye nabo gutegura nyine ibikorwa n'imihango bibareba kandi bifitiye isi yose akamaro. Tukabatumira nyine mbese mu myiteguro, mu mikoresherezwe, bagakora ibyo bikorwa n'imihango muri za mpande nakubwiraga, mu mpande 8. Hari uruhande rw'Imana Data, hakaba uruhande hano ko hari nyine rw'abaperesona batatu b'ubutatu butagatifu, hakaba uruhande rwa Bikira Mariya ari narwo ruhande ruyobora impande zose, hakaba uruhande rwa Kiliziya ruyobowe na nyir'ubutungane Papa Francisco wa mbere, hakaba uruhande rwa leta y'u Rwanda ruyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, hakaba uruhande nyine rw'abikorera ku giti cyabo, hakaba uruhande nyine rw'ibihugu mpuzamigabane, hakaba uruhande rw'abikorera ku giti cyabo, hakaba uruhande rw'abikorera ku giti cyabo nyine rwo mu rwego mpuzamigabane, hakabaho n'uruhande rw'abanyamakuru. Izo mpande zose ni 8, zikaba rero nyine zihuriye ku bikorwa n'imihango duteganya gukora, ariko tukabikora nyine twabanje kubitegura. Iyo myiteguro nyine ihuriweho n'izo mpande 8 maze kukubwira.
papa yamaze kubihereza umugisha, urifuza no kuzenguruka mu bihugu byose by'isi ugenda utanga ubutumwa wogeza inkuru nziza. ahangaha nyine birashoboka, ariko mbese kwamamaza ubwo butumwa nyine mbese nko kuri za televiziyo, nko gutanga ibiganiro mbwirwaruhame, nabyo nyine byashoboka. ariko icy'ingenzi ubutumwa ni ukubugeza kwa papa, tukamwereka nyine ibikorwa n'imihango biteganyijwe gukorwa. yenda nshobora no kubaza kubibasomera. ubwo rero nyine ibyo bikorwa n'imihango twamara ibyo ndabivuga nyine mbisoma, kuko yenda amasaha yagiye. ubwo rero ibyo bikorwa n'imihango tukabimugezaho, noneho nawe akabona uko aduha uruhushya, barwita mu gifaransa, rwo gutangira kubikora, gutangira gukora iyo myiteguro. ariko ngo hari n'ibaruwa wigeze wandikira uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. ubu iyo baruwa ntabwo nayizanye, ahubwo nyine donc ziri iwacu ni na nyinshi. namwandikiraga nyine musaba kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nyine no kugira ngo ashyigikire ubwo butumwa, no kugira ngo nyine njye gukora iyamamazabutumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yego ntabwo nari nzi Icyongereza, ariko ntacyo bitwaye nyine no kutamenya Icyongereza, uretse yuko nyine inzandiko zaho abazisinyaho nyine abazandikaho ni abazi Icyongereza nk'uko nabibonye. nzi ukuntu nyine nabibonye kuri rwa rupapuro bita urwandiko mbese rw'abashaka kujya mu mahanga, rwa rundi buzuza. oya ntabwo ari pasiporo, none ni urupapuro rundi barwita forumiraire. forumiraire nyine donc rwa rupapuro nyine rwo gutega forumiraire, rwitwa forumiraire. aba ngaba rero nyine dore amazina y'abatwihishuriye. nayavuze se? tugitangira kuko nayavuze. ibyo byiciro nyine 12 cyangwa se 14, ngo ibyiciro 12 by'ibikorwa n'imihango biteganyijwe gukorwa, cyangwa 14, kuko bishobora kwiyongera. ingingo ndongozi cyangwa ingingo nsanganyamatsiko zidufasha kumenya imyitwarire yacu kugira ngo tugere ku iherezo ry'ubu butumwa. ni ukugira ngo tugere ku iherezo, kumenya ubukurikirane, kumenya imyiteguro, kumenya imikoresherezwe. uruhare rw'impande ndwi twamaze kuruvuga byose twabivuze. ubu ngubu rero ibyo bikorwa n'imihango rero nyine nshobora kukwereka. gutegura ibikorwa n'imihango biteganijwe gukorwa bya bikemare n'ubutatu butagatifu bigendana no gukora inama ku rwego rw'igihugu cyacu Repubulika y'u Rwanda, ku rwego mpuzamahanga. ni byinshi wenda tuzakomeza kugenda tubigarukaho cyane. igikorwa kimwe nyine yewe ngo gutegura ibikorwa n'imihango bya Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu bigendana no gutegura misa izayoborwa na nyir'ubutungane Papa Francisco wa mbere. niwo uzayitegura? ni twebwe nyine nizo mpande uko ari 7. ntabwo nategura iyo misa, mbese jyewe ni uruhare rwanjye. uruhare nyine hari uruhare rw'Imana ubwayo rw'ubutatu butagatifu, hakaba uruhare rwa Bikira Mariya, ari narwo ruhare nyine donc duhagarariye, kandi nawe akaba azaba ahari, kandi n'ubu ngubu arahari. ubwo rero nyine izo mpande zose nizo zizategura iyo misa. iyo misa kwatubwiye kweruka kwandikira Musenyeri wari uriho muri 1984. ubu ngubu abandi bagiye bakurikiraho bo wagiye ubandikira bakagusubiza ngo iki? abagiye bakurikiraho mu by'ukuri nta gisubizo cyabo ndabona. ariko barabandikiye nka Musenyeri nyine Tadeo ntiyirwa nyine uri mu kiruhuko cy'izabukuru, we yanyoherezaga nyine muri leta, akambwira ati jya muri leta, jya muri minisiteri y'urubyiruko y'umuco na siporo, nkagerayo nawe buriya hari inyandiko zanjye, ariko mbese nta kintu twagezeho. ubundi akanyohereza no kwa perezida wa repubulika, ariko nageraga kwa perezida wa repubulika ubwo mperutse no bakambwira bati genda Musenyeri wawe ubibwire Musenyeri wawe azakuzana, azaba ari ukugeza ahangaha. ariko ntabwo ndabonana nyine na Musenyeri Antoni Kambanda ngo tubivugane. naramwandikiye rwose, kumwandikira kandi si rimwe wenda si na kabiri, naramwandikiye, impapuro zanjye arazifite, amaruha yanjye arayafite. sindabona igisubizo cyenda, nizeye ko azansubiza muri iyi minsi. muze turi kugenda twihuta, wenda ni byinshi cyane, nta nubwo ari na kino kiganiro gusa tugiranye, tuzanakomeza tunaganire, ahubwo nyine tuzanagaruka, tuzongera no guhura. ubwo ahubwo ni mwebwe mumpa gahunda, cyakora cyo ni byiza cyane. buriya rero nyine ubu se tugiye kurangiza ngo ndirimbe Magnificat. ni akarimbo nyine gashimira Imana, karirimbwe na Bikira Mariya, turagasorezaho. ahubwo wenda tugaruke mu buzima busanzwe, wayeho gute ubu ngubu, uri hehe, bimeze aho ncumbitse? ubu ngubu ncumbitse nyine hepfo aha ngaha aho bita mu Kiyovu cy'abakene, ariko ubu ngubu nyine habaye mu Kiyovu cy'abakire, kuko nyine ndetse ngo n'izina ryaho ngo ni umudugudu w'icyitegererezo.
uba umudugudu wenyine ubana n'abandi? w'icyitegererezo. ubwo rero nyine mba mu rugo nyine rwa mubyara wanjye, hanyuma hari umukecuru nyine tubana, hari n'abana. ejo se ntiwaba hasanze? Ejo nari wazaga mpari. kundeba. Eh, cyakora cyo buriya narabashimye cyane, bambwiye ko mwahageze, nari mpari. ubwo rero nyine ukuhagera kwanyu rwose kwaranshimishije cyane. ariko umukomere dukomere. wenda ushobora kumbaza ibindi bibazo niba hakiri hagahe gatoya. dukomerane wenda agahe kare gasigaye, nari ndiho ndavuga nti wenda nk'abantu bumvise ino nkuru yawe, ni iki wabasaba abantu bari hirya no hino? icyo nabasaba nyine abantu bari hirya no hino, kuko bumvise yuko hano mu Rwanda hari Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu, nabasaba nyine kugira ngo dutangire gukora imyiteguro igendanye n'ibikorwa n'imihango bigendana n'ihindukira rya Bikira Mariya n'abaperesona batatu b'ubutatu butagatifu bwa kabiri hano munsi. ni ukuvuga ngo twatangira gukora iyo myiteguro. kandi ikindi nabasaba nyine nasaba nyine leta y'u Rwanda ndetse n'abepiskopi, intumwa ya papa, kugira ngo nyine bangeze i Roma cyangwa batugeze i Roma, kugira ngo tujye kubwira papa ubwo butumwa nyine. tujye kubwira papa yuko hano mu Rwanda hari Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu, yuko bagarutse ubwa kabiri bakoresheje ubuhanuzi bwa mutagatifu Rudoviko Mariya Girinyo wa Montfort. ntabwo ari ihindukira risanzwe, kuko ihindukira rya Yezu Kristo risanzwe ryanditse mu buhanuzi bwa Bibiliya ntagatifu. ririya hindukira nyine rya Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu ryaje ari ihindukira ridasanzwe, ari ihindukira ryaje rikurikije inyandiko, inyigisho n'ubuhanuzi bya mutagatifu Rudoviko Mariya Girinyo w'i Montfort, nk'uko bigaragara cyane cyane mu gatabo ke kitwa Le Secret de Marie, ibanga rya Mariya. mu ibanga rya Mariya ku nomero ya 58 ndetse na 59 niho Montfort avuga cyane cyane ibyerekeye ibyirihindukira turiho twamamaza, dutangiye kwamamaza uyu munsi. ibyerekeye ibyirihindukira rero byahanuwe na mutagatifu Rudoviko Mariya Girinyo w'i Montfort. ni ukuvuga yuko irihindukira dutangiye kwamamaza hose, ihindukira rya Bikira Mariya n'abaperesona batatu b'ubutatu butagatifu ryahanuwe na Montfort. ntabwo ari ukuvuga yuko tugendera ku busa, kandi turagendera ku cyemezo cya Musenyeri no ku cyemezo cya bariya imbere ya Musenyeri, ukwihishurira Musenyeri kwabo. ubwo rero nyine ubwo buhanuzi ushobora no kukwereka nyine agatabo byanditsemo ku nomero nyine ya 58 y'ibanga rya Mariya. iyo nimero rero dore ngiye, ndetse baratwereka nyine n'igikorwa cya Bikira Mariya, twigeze kubivuga nyine ngiye. ubwo yenda nshobora kuyigusomera mu Gifaransa. Rôle du Saint-Esclavage à la fin des temps. C'est par Marie que le règne de Jésus arrivera à la fin des temps. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois sur la terre, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts, savoir comment cela se fera et quand cela se fera, qu'est-ce qui est le sait. Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel n'aurait de la terre, viendra dans un temps et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscur sur ce sujet. birumvikana cyane. birumvikana, ariko wenda mu Kinyarwanda dushobora kubivuga mu magambo make yavunaguye. make nk'amasegonda. hano baravuga nyine donc rôle du Saint-Esclave, no kuvuga umwanya, rôle muzi, rôle nyine y'abari bakina mu mateatre, umumaro ngo rôle du Saint-Esclave ni ukuvuga umwanya w'ubuja butagatifu mu bihe bya nyuma. ngo bakavuga ngo ni ingoma ya Yezu Kristo izatugeraho inyuze ku ngoma ya Bikira Mariya mu bihe bya nyuma. ni ibi ngibi rero nyine. hano bakavuga ngo nk'uko Imana yanyuze kuri Mariya bwa mbere ikiza hano munsi mu bwiyoroshye no mu butsiratizwe, ngo nanone ntidushobora kwemeza yuko nigaruka ubwa kabiri hano munsi nanone izanyura kuri Mariya, ngo nk'uko Kiliziya yose mutegereje ngo ije kwima ingoma yayo ku isi hose, kandi ije gucira imanza abazima n'abapfuye, ngo noneho kumenya ukuntu ibyo bizakorwa n'igihe bizakorerwa. mbese ninde wabimenya? ubu rero nyine ni twebwe tubizi, kuko twabihishuriwe. Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu barabitwishuje, ni ukuvuga ko baragarutse bakurikije iki? ubu buhanuzi. none agakomeza rero nyine avuga ahangaha aratwereka neza isura y'iryo hindukira. ariko naha hari mu isura yaryo ho turangije. ngo ariko nzi yuko Imana ari nayo ifite ibitekerezo
bisumba ibyacu kurusha uko ijuru risumba isi, ngo azaza mu gihe no ku buryo ramanyere ramwenza atandide zomo, ku buryo nyine abantu batari babitegerejeho na gato. Abantu donko ntabwo bazi buriya buryo bagarutseho. Uburyo bagarutseho ntabwo ari nk'uburyo bwa Yezu Kristo, kuko uburyo bwa Yezu Kristo bwari kugomba kurangirizwa kubanzirizwa n'ibikorwa, kubanzirizwa n'ibimenyetso by'integuza. Muze reka dusoreze kuri ka karirimbo ho gato cyane, kuko iminota wenda imaze kuba myinshi. Gato cyane. Tusingize Imana yaduhaye ibyiza, iduha ubugingo bw'iteka. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ndabashimiye cyane. Uru nyine turashuje, ngiye kuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru, kugira ngo nyine mbese tube turangije urubuga rw'iyamamazabutumwa bwa mbere na mbere. Tuzanakomeza ubu tuzanakomeza nyine, kuko mubaye abafatanyabutumwa bwa Bikira Mariya n'ubutatu butagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ndi uwawe wese, mubyeyi wanjye nkunda, kandi ibyo mfite byose ndabigutuye. Wowe Yezu wanjye nkunda, biguhesheje ibiganza bya Bikira Mariya, umubyeyi wawe mutagatifu rwose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.